iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari mu bintu bitasobanutse. Namubwira nti ni ibiki, namubaza ni ibiki, arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi, tunagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye azana ibintu ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki, ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera. Tumaze iyo ntera noneho ni iyihe? Nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange bivuze ibintu byinshi. Hambwa ati hari abantu ati ngo bitwa Bakono bashaka kwimika umwami wabo ati ntuzi okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami Abakono n'uwo musirikare niba byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma, ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati rumwe ntiwageze neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntiwageze neza kubafunga, ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzaho, kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma. Nicyo kintu cyahereye cyo kukiza kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo, ubwo ndaza kubigeraho nabyo. Barakurikirana bagiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabo, ariko bambwiye ko wafunze umusirikare, abasivili bo bari babirimo byagenze gute? ubu barambwira ati nkumbwira ati abasivili ye simbashinzwe ndamubwira ntukintu ibyo ndabigufasha, noneho ibyo bindekere ngenda bashinzwe bose. So mpamagara muri za minisiteri abishinzwe baza munkurikirane ibi bintu mumenye ni iki. Hatangira mbere naka yarariyo naka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali, bavuye muri kapitali hano baraba hano, abandi ni abacuruzi, abandi ni ndavuga si ibintu uko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi wa Mukono nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu nta bapi nawe Mukono uri igisambo gusa